Ndabasuje nk'ibisanzwe ni muri HM Fast Food. Dukorera Inyamirambo mu Miduha, delivery, catering na fast food. Rero uyu munsi twatetse umuceri twita vegetable fried rice eggs. Umuceri urimo karoti, urimo pavuro, urimo ibitunguru, urimo igi, twashyizemo Amagi, tugashyiramo na soya sauce. Ugasa neza, ugahumura, ukaryoha. Hari umuntu ushobora kuba adakunda umuceri, ariko watetse umuceri gutya ntabwo yazongera kubura umuceri ku biryo bye. N'umuntu uwukunda yahita agira ipuraye ya buri munsi y'uyu muceri. Urumva ko ari umuceri wujuje intungamubiri. Harimo amagi, harimo imboga, harimo n'ibitera imbaraga. Ubwo rero kurikira video uteka umuceri gutya. Wakibaza se ndawurya wonyine? Uyu muceri ushyire ku isahane, iruhande rwawo ushyireho utuboga, ushyireho ibishyimbo, niba ufite n'inyama uyirye. Ariko niyo nta nyama yaba ihari, wawurya ukakuryohera. Ese ushobora no kuwurisha isosi y'ubunyobwa. Ndaje ngiye mbereke ikintu ngiye kurisha uyu muceri. Nawe ubigerageze, wandike muri comment utubwire ukuntu umuceri wakuryohera.